Yesu ashimwe bene data muherereye mu mpande z'isi zitandukanye, wowe uri kumva buno butumwa, ndagira ngo dushime umwami ko akidutije ubuzima bwo kubaho, ariko tunibaza ikibazo, mbese ubuzima aduhaye dukomeje kumuberaho? Ubuzima duhaye dukomeje kumwubahisha? Dukomeje gushaka gusa nawe waduhamagaye ndetse wanadupfiriye? Mbese dukomeje kumva tubabajwe n'abarimbuka kandi twumva ko hari icyo twakora kugira ngo benshi bumve ubutumwa bwiza bahindukire bamusange? Umuririmbyi yaririmbye ngo nubwo utazi gushomoka cyangwa ngo ube uri umuhanga, ngo hamya mu mibereho yawe gusa ko Yesu ari umwami kandi ko ababarira. Mbese dukomeje kwifuza guhinduka imibereho yacu ibayeho igaragaza koko twamwakiriye? Pawulo yahuguye amatorero menshi atandukanye, ariko ndagira ngo dusimbukire kuri ino torero ry'i Roma yahuguye ku bice 6. Yararihuguye arababwira ngo tuvuge iki? Ngo mbese dukomeze dukora ibyaha ngo ubuntu busage? Turabizi neza ko twakijijwe kubw'ubuntu, kubwo kwizera Kristo gusa. Ntabwo byavuye kuri twebwe cyangwa ku mirimo dukora, ni impano y'Imana rwose. Ariko se dukomeze dukora ibyaha ngo ubuntu bukomeze gusaga? Pawulo yarababwiye ngo oya, ntibikabeho rwose, ntibikabeho, ntibikanavugwe mu bera. Ahubwo yarababwiye ngo tuzi neza ko Kristo yadupfiriye, agapfira ibyaha byacu, ngo ndetse akatubatura mu mbaraga z'ububata bw'ibyaha. Yarakomeje arababwira, reka duhere wenda nko ku murongo wa 7. Yarababwiye ngo kuko uwapfuye aba atsindishirijwe ibyaha. 8. Ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabanaho nawe. 9. Noneho nshaka kugira ngo twibane, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Imana yacu ishimwe cyane. Kristo yarapfuye apfira ibyaha byacu, ariko nanone yamaze kuzuka. Abera mwishime muhimbaze umwami, kuko urupfu ntago rukimufiteho urutabi, ntago rukimufiteho uruhare rwose. Imana yacu ishimwe cyane. Arakomeza arababwira ku murongo wa 10. Ndagira ngo ufate Bibiliya yawe tugende dusoma kugira ngo wumve rwose kuri kw'ijambo ry'Imana. 10 haratubwira ngo urwo rupfu yarupfuye rimwe risa. Bavandi, reka nongere nsubiremo. Kristo yapfuye urupfu rw'ibyaha byacu. Imana imushenjagura, Imana imuhanira ibyaha byacu. Twebwe nitwe twari dukwiye icyo gihano, ariko Kristo apfa mu cyimbo cyacu. Urwo rupfu rero yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwariho, Imana yacu ishimwe cyane, ariho kubw'Imana. 11. Muvandi, reka twibukiranye, abe ari nako namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Ahari ndasubiramo, abe ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Aba ariko namwe donc mwumva ko mwabatuwe mu bubata bw'ibyaha, mubiheshejwe na Kristo Yesu. 12. Mukundwa, noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Hari, reka nsubire mu uyu murongo. Ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira rwose. Umwami wacu adufasha. Ntimukimike ibyaha. Nanjye reka ahari nsubiremo, ntitukimike, njye sinkimike cyangwa wowe ntukimike ibyaha mu mubiri wawe uzapfa, ngo ukore ibyo urarikira. Iri ni ijambo ry'Imana mukundwa, ntabwo ari amagambo yawe. 13. Kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranuka, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Mwami, uratwibutsa ko wapfuye ukatubatura mu bubata bw'ibyaha, kandi warapfuye wemera guhanirwa
ibyaha byacu, igihano kiduhesha amahoro kiba kuri wowe. Mwami, mu kukwizera wowe wenyine duhabwa gukira rwose, ariko urakomeza ukaduhugura ukatubwira buryo ki dukwiriye gukora tukuberaho, ndetse tudaha ingingo zacu urwaho kugira ngo zikore ibyo zishakira, ahubwo rwose dukwiriye kudakora ibyaha ngo ubuntu busage, dukwiriye kukwiha nk'abazuke, kandi ingingo zacu tukazikoresha Mwami mu bikiranuka. Urakoze kujya kutubashisha, kandi ndasengera na mwene data wese uri buze kumva buno butumwa. Mwami, umusure rwose umwishyurire, mwumvishe buryo ki akwiriye kubaho akubereyeho, kandi adakwiriye Mwami gukora ibyaha ngo ubuntu busage, ahubwo akwiriye rwose guhunga, akwiriye guhunga umujinya uzatera abatumvira rwose, ahubwo akwiriye kukuberaho, ndetse akareka kwimika ibyaha mu mubiri we uzapfa, ahubwo ingingo ze akwiye kuzikoresha agukiranukira. Urakoze kujye kubibashisha buri umwe wese mu izina rya Kristo.